Ibihaha birakoze cyane bigusaba imbabazi imbere y'Imana. Ibihaha ni Yesu Kristo, Irebere Yesu dukubona y'ubururu ishushanya amaraso yanduye. Umutima ugizwe n'ibice bitari byinshi cyane. Umutima iyo urebye ujya usanga ufite ibintu bimeze nk'imyobo. Umutima ubwiranya weho ni wowe wujujemo ibi byaha. Umutima uherereye hagati ariko ugasa nk'utunga ibumoso. Ubundi uzatambuka wenda wagera ku mugezi bakubyiga ntube wanarwana uvuga ati rwose Imana ikwabarire ahubwo umubwenge ndagukunda. Ndabasohoje mwese aho muherereye, njyewe Irebere yawe ni Adatunganyijwe. Bahaye ikaze kuri YouTube channel yitwa Life is Science. Uzi ko uyu munsi twagana ku kintu kimwe bita umutima. Umutima uherereye hagati ariko ugasa nk'utunga ibumoso bitewe nuko ariko uteye. Uyu munsi rero nifuza ko twaganira gatoya ku mutima, uburyo ukora ndetse n'uko twasanishije ijambo ry'Imana. Gute bahuza umutima n'uburyo ukora n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi hari amagambo twigishijwe mu rusengero avuga ati usigaje iki ngo ubigereho. Mbese hari wowe waba usigaje iki ngo ubigereho? Ibikisi wenda waba ugomba kugeraho. Wenda ntabwo urugero ku banyeshuri, mwese iyo muri kwiga muri classe, mwese mushaka kumubwiraho ikintu kimwe, ayo ntsinzi. Umuntu wese yifuza ngo atsinde classe, atere imbere. Namo se iyo mwese muri gukina umupira mu kibuga, mwese mushaka kumubwira ute mutane ntsinzi, mwatsinze ikiri mwakimwe na mwese bamwifuza kubigera uko byagenda kose. Niyo mpamvu mukina iminota 90 mutaruhuka kugira ngo mugire mute kandi mutsinde. Umutima ugizwe n'ibice bitari byinshi cyane. Umutima iyo urebye ujya usanga ufite ibintu bimeze nk'imyobo. Uyu nguyu no mwobo, ahantu mwobo, n'ahangaha hari n'undi mwobo. So iyo amaraso yinjiye aza gutya agasohokera hano akazamuka muno inyuma, ariwo uyu nguyu, kuko uturutse ahangaha uhera hano sino uzamuka hano ugasohoka ujya mu bihaha. Amara gusohoka ujya mu bihaha hepfo no haruguru. Ikindi ni uko haza n'iyindi myobo iturutse ahangaha mu bihaha. Hano hirya harimo kandi kandi ikaza hano naho kaza hohereza aha. So umutima uko uteye rero nifuza ngo tuwukoreshe dusobanukirwa ijambo ry'Imana. Iyo umuntu uwo ari we wese afite umutima uteye gutya, uyu mutima ni uwo muntu. Kuko nababwiye ngo hari ukuntu umutima usa nk'uhengama. Iyi miyoboro yose uri kubona y'ubururu ishushanya amaraso yanduye. Noneho iyi miyoboro yose uri kubona y'imituku ishushanya amaraso yose asukuye. Iyi miyoboro yose, uyu nguyu n'uyu nguyu ndetse n'uyu nguyu n'uyu, yose ijyana amaraso yanduye gusa. Uyu ikazana amaraso yose aturutse mu bihaha asobanutse kandi akeye. So uyu muyoboro umeze gutya uturukije hejuru, uyu muyoboro uzana amaraso aturutse hehe? Mu mutwe ndetse no mu maboko yombi. Uyu muyoboro ugarura amaraso aturutse mu mubiri mu bice byo hasi. Uri imaginamo umugongo, mu nda, amaguru, ibirenge, ku kibuno, mbese hose nyine nawe arabyumva uturukije hasi. Iyi miyoboro yose izanye amaraso iraza igasohorera ahangaha, aha bahita right atrium. Ubundi igatohereza amaraso ahangaha mu cyo bita right ventricle. Byaba bihana muri right ventricle, ubundi igatabyohereza ahangaha muri pulmonary artery nangwa se pulmonary valve inyura ahangaha ikohereza hirya mu gihaha cy'iburyo ndetse no mu gihaha cy'ibumoso. Ibihaha bimaze kwakira amaraso hano ndetse na hano bihita biyatunganya bikayagira mashya. Kwa kundi duhumeka umwuka mwiza, umwuka wita oxygen, ukaza ugakora isuku kuri ya maraso yanduye, maze ubundi amaraso yamara gusozwa agasubizwa mu mutima asukuye. Iyo agarutse noneho anyura muri iyi miyoboro y'imituku ahangaha ndetse na hano. Ahangaha tuharetse araza akanyura hano aturutse mu gihaha cyangwa hirya ndetse n'icyana ku ruhande burimo. None se bihuriye he ijambo ry'Imana ni kuvuga? Icyo bishatse kuvuga, uyu mutima uri kureba ushushanya weho.
uyu mutima turi kureba ahangaha ushushanyiweho ndetse ukanashushanya aya maraso turi kubona yanduye ni ibyaha dufite. Amaraso uri kubona yanduye kunyura muri mirongo y'ubururu ni amaraso yose yanduye. Amaraso yose uri kubona akunyura muri mirongo y'imituku ni amaraso yose asa neza amaze gutunganywa. Ibi bihaha byo ku ruhande nagiye mvuga byose ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ari we mwuka wera dufite. Yesu Kristo mwuka wera wifata ibihaha Yesu, umutima weho nangwa se njyewe, iyi mirongo y'ubururu amaraso yanduye cyangwa se ibyaha, imirongo y'umutuku ijyana amaraso atunganyijwe cyangwa se kwera. Kamvuge wenda kwera cyangwa se nkoreshe imbuto wenda umuntu amaze kwera igihe amaze kubona Yesu Kristo. Iyo amaraso amaze gukoreshwa mu mubiri aramanuka avuye mu mutwe andi akazamuka avuye mu birenge, mu maboko, hose amaraso yose aza mu mutima aba ari amaraso yose yanduye. Bivuze ngo uko bwije n'uko bukeye aho tujya hose dukora ibyaha uko bwije n'uko bukeye. Umutima ugereranya weho ni wowe wujujemo ibi byaha. Uko bwije n'uko bukeye ibyaha bigenda byiyongera. Niyo mpamvu bituruka hejuru ndetse no hasi bikinjira bigahurira ahantu hamwe no mu mutima wawe nangwa se muri weho. Maze noneho uyu mutima nawo uko utakwihinda ngo maze wigire mushya nangwa se kuko udafite izo mbaraga wahitamo kugira ngo ubeho neza, ugahita ufata amaraso adatunganye, ugahita ufata bya byaha bidatunganye ugahita ubyuhiza mu bihaha ariho kwa Yesu Kristo. Bya bihaha kwa Yesu Kristo, maze ubundi ibihaha nabyo bigashashana. Ibihaha tuvuge ko ari Yesu Kristo ugiye imbere y'Imana, agiye imbere y'Imana kuko ati rwose Imana ihangane n'umwana wanjye umubabare namupfiriye. Ibihaha birakoze cyane bigusaba imbabazi imbere y'Imana. Ibihaha ni Yesu Kristo kugira ngo bya byaha twajyanye imbere y'Imana tubabarirwe, maze ibihaha byamara gutunganya amaraso bigahita biyohereza hehe? Mu mutima. Umutima muri imirongo y'imituku yamara kubona amaraso ko atunganyijwe, ugahita ufata ya maraso atunganyijwe ugatuyohereza hehe? Mu mubiri yongeye gutunganywa kugira ngo ajye gukora iki? Wa murimo. Bishatse kuvuga ngo bya byaha twakira, ya maraso adatunganyijwe twakira muri imirongo y'ubururu araza, yamara kuza akinjira hamwe, akimbika hamwe, wakumva ko umaze kuremererwa, iyo umutima umaze kuzura amaraso uhita uyohereza mu bihaha kugira ngo bya bihaha bitunganye. Iyo umaze kuzura n'ibyaha byinshi bya byaha tubyohereza kwa Yesu Kristo, udumva mbese ko wakoze icyaha, wenda uribye, wenda wasambanye, utumenya ko wakoze icyaha, wenda uratukanye, utumenya ko wakoze icyaha, ujya imbere y'Imana ugasaba imbabazi. Ni kwa Yesu Kristo ku bihaha gusaba imbabazi no gutunganywa, maze wamara gusaba imbabazi, wamara kubabarirwa ubutunganye, mbese uhawe umutima mushya n'amahoro y'umutima, wakira amahoro y'umutima cyangwa se amaraso atunganyijwe cyangwa aturutse mu bihaha kugira ngo uyohereze cyangwa se kugira ngo ubere imbuto nshyashya kuko amaze kwakira Yesu Kristo ari we ariyo maraso atutse hehe? Mu bihaha. Icyigisho nani kwigisha kiravuga kiti se none usigaje iki ngo ubigereho? Muri makeya uyu mutima icyo twigisha ni ishusho ya twebwe, ukuntu tubaho uko bwije n'uko bukeye, ukuntu tunyura mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ukuntu dukora icyaha uko bwije n'uko bukeye, ariko tugire kwera k'Uwiteka bitewe n'uko tudasaba imbabazi. Uyu mutima kutwigisha gusaba imbabazi ndetse no gufatanya n'Imana. Ntabwo umutima watunganya amaraso ku giti cyawo udafite ibihaha. Nawe ni nk'uko utabaho nk'uko ubikwiriye, ni nk'uko utagira amahoro bikwiriye udafite kwera k'Uwiteka. Kwera k'Uwiteka gusanga hehe? Mu bihaha. Mu bihaha niho hatunganya bya byaha byawe. Mu bihaha niho kwa Yesu Kristo. Mu bihaha niho Mwuka Wera tumusanga akadutunganya, akatugira ibyaremwe bishya, akatugira ibyo Uwiteka adushakira. So icyo nasoza mvuga ni uko iyo amaraso mashya yamaze gutunganya na Yesu Kristo, cyangwa se iyo amaraso yamaze koherezwa mu bihaha atunganya koherezwa mu mutima kugira ngo agende akore umurimo n'ubundi agomba gukora, izo ni imbuto nziza wera iyo umaze kwakira Yesu Kristo. Izo ni imbuto nziza wera iyo umaze kumenyana na Yesu Kristo. Izo ni imbuto nziza wera iyo umaze gutunganywa na Kristo. Ubu ngubu niho uzatambuka wenda wagera ku mugezi bakubyiga ntube wanarwana uvuga ati rwose Imana ikwabarire ahubwo umubwenge ndagukunda. So noneho kansoze ruvuga nti se none ugeze he? Kuba ugeze hehe wegera Imana. Ko tuzi ko ijambo ry'Imana rivuga ati ngo ni inzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kuba tutamujyanye. Muri Yohana 10:6 ahari baba baramenye Yesu Kristo.
ntabwo sahari waramwegerewe nabo akuyobore akugire icyaremwe gishya. Reka mbifurize kugira ngo uyu munsi rwose ufate umwanzuro uko wahinduka icyaremwe gishya. Uyu mutima utwigishe byinshi cyane kandi nifuza ko rwose byagira akamaro. Remember to subscribe and share the video. Thank you. Imana ibarinde. Ciao ciao. Thank you so much for watching.